Reka tubasuhuze kandi tubifuriza ikaze mwebwe mudukurikira muri munce zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abadukurikira bari hanze y'u Rwanda namwe mbate yambo ni Kid Mix nkuko bisanzwe, iyi ni Carbonation. Mu kiganiro rero tuba turi kumwe n'abaterankunga batandukanye, ubu tukaba turi kumwe na Claude Phonatech ugufitiye ibyuma byose bya electronique, ugufitiye ukugukorera amatelefone yawe yaba yagize ikibazo cyangwa hari ikindi ukeneye kubijyanye na electronique, StarTime ndetse n'ibindi ubisanga kwa Claude Phonatech Nyakarambi mu mujyi, aho ngaho hafi y'icyo cyapa nyine muri kubona kuri kamera. Aha ngaha rero ndi kumwe n'abasore batatu, abasore muri buze kuza kumenya by'umwihariko n'abahanzi nkuko muri kubibona kuri kamera. Look yabo iragaragaza ko ari abahanzi neza neza, uhereye ku ruhande ukagaruka ku rundi ruhande urabona ko rwose ari abahanzi. Reka mbatere yambu rero murakaza neza kuri Carbonation. Yambu mumeze neza neza cyane. Reka tuhere ku ruhande buri umwe atwibwira. Amazina ni Tuyishime Sirake aka Gituza, big up to Van Gituza, #1 artist. Ndabakunda cyane. Ugize nguki? Big up to Van Gituza, #1 artist. Ndabakunda cyane. Bamwita Gituza. Ha? Komangaho twumve ku Gituza. Ni Gituza kabisa. Reka tujye ku mugenzi we mwegereye. Aha. Okay, nema boyz kuva muri Just Boys. I love you so much. Aha. Yes. Amazina yanjye ni Varizostone aka Bukombe. Bamwita Bukombe. Nakirye. Ariko ibi ni icy'Abanyarwanda. Iyi rero ni Carbonation nkuko bisanzwe. Reka twibarize aba basore byinshi cyane biberekeyeho, ubundi dukomeze tukombeze. Reka duhere kwa Gituza. Ngira ngo urakomeye neza cyane. Terambere ry'iwacu. Aha. Reka tugaruke gato dufate niyo yaba iminota 3 cyangwa 2 utubwira amateka yawe. Amateka yanjye ndi umusore wo muri Kirehe. Aha. Amavoko yanjye ni Kirehe mu kagari ka Nganda, nkaba ndi umuhanzi nyarwanda. Ukora indirimbo nyinshi munze muri nzamuryohereza, yanze gushaka, nyirakigunu. Ko naguteturuye. Ko naguteturuye, ngagukuri wanyu waragumiwe, ukabusigaye undeba nk'ikimbwi haze, nagukuye mu menyo y'abasetsi wari waraheze kwishiga tayari. Murakoze cyane. Ngira ngo rero uyu niwe Gituza mwari mwumvaza mutese ninde waririmbye ko naguteruturuye ndetse nzamuryohereza, nyirakigunu, ariko amatitre y'indirimbo yawe abakomeye. Ni ngombwa banate mind. Wateguye byanyabye. Muti iwanyu ni Kirehe. Kirehe hari kubanza ari akarwa k'abanyempano gusa. Niko bimeze. Niko bimeze muri rusange. Reka twigarukire kwa Emabuan nawe tubwire ku mateka ye muri music. Muri muzika wowe ibigwi byawe ni bihe? Nta birenze ibyiza biri imbere. Aha. Nta birenze. Duhe hose. Uhora mu kabari agatamano gasangwa ko mucoma nuhacikwa, abana baraburara ndetse na nyina wabo uryoshyanye n'indaya, icupa niriva ku munwa. Kula. Okay, reka twigarukire kuri Varizo. Varizo? Yes sir. Bukombe. Okay, ako kiryo ariko mwuka yarawe. Ngo ni Bukombe. Aha, twigendere nawe tubwira amateka yawe muri muziki. Yes, ndi umunyamuziki mu buzima busanzwe. Umuziki wanjye nawukoze nkushaka. Yes. Umuziki wanjye nawukoze nkushaka. Nuvuga ngo ni ibintu byanje mu maraso kugeza until now. Nyikora umuziki. Reka tubanze duhere kuri wowe utubwira itangiriro ryawe mu muziki. Ese watangiye umuziki ryari? Ni ryari wiyumvishemo ko ufite impano yo kuzaririmba? Niyumvishemo ko mfite impano, murakoze cyane, 2016. 16. Binzamo kugeza n'ubu ngubu. 16 kugera na 21 tusoza tujya muri na 22 kigaragara no kurambyemo. Yes, navuga ko ndambye mu buryo niko. Indirimbo zimaze kuba zingahe bro? Indirimbo zimaze kuba 5.
yes niba nibeshye ni 5 na mugenzi wanjye nawe arabizi. ubwo buri mwaka n'indirimbo uko twayivuga ariko nabyo byanashoboka uko wenda abakunzi bacu babyumva ariko ibyo byanashoboka ko buri mwaka ari indirimbo ariko hari igihe buri mwaka hakorwamo nk'ebyiri cyangwa se tugatara kundi wundi mwaka hagakorwa izindi ebyiri. Okay, ize cyane. Intumbero yanyu mu muziki, reka tujye kwa Mabo atubwire intumbero yanyu mu muziki. Okay, intumbero yacu nuko dukunda umuziki uko Imana izajya idushoboza tuzajya tubategurira ibikwiriye nka Just Boys. Ubu noneho muri batatu ntago Just Boys ari babiri gusa. Icyo muri gutegura ni iki? Ntago turi batatu turi babiri. Nyine bari babiri none ndababona muri batatu. Ibyo muri gutegura noneho ni iki? Muri make no byisunga no kugira ngo iterambere rize dutezanye ingufu dushyiremo courage mbese tuzamura umuziki. Aha ngaho banza mwari muri gushutinga. Twashutingaga indirimbo bita giti mu jisho. Giti mu jisho? Giti mu jisho se nubuhe butumwa bukuru biyemo muri giti mu jisho? Buriya icyambere nuko iriya ndirimbo mu kujya kuyandika twashatse kugira ngo tuvuge ngo ubutumwa dutanze no kugira ngo ingo ziri kugenda zisenyuka. Urabizi ingo nyinshi zigiye ziri ku manegeka, ikibapfu busabusa, kunywa inzoga ukazinywa nabi. Kunywa si biba ariko nanone yuzinyweza ukarenza urugero ni ikosa rikomeye cyane. Ngomba kumukamwana n'imibare. Kuvuga ngo noneho burarirwa ikinge igumye isoro tuyoga duke duke. Oya. Ibyo nawe n'umwe kwicura mu mufuka. Nta muntu uzaba uri guhima. Uzaba wihima. Ako nimba atari ibanga. Gituza urubatse. Tubatse cyane ufite umugore n'abana. Izagere ndiza boy dekada nkagira n'umugore Mukandayisenga Rose. Nditekereza ko ari umwe mu bantu bameze neza cyane rwose babayeho neza. Mabo wese abana nawe ndo umusaza nawe urubatse. Hari umuntu wabajije ngo urubatse ngo oya ngenda panze. Genda urubatse. Barizo none nyine birumvikana kuko ze mu bwana ni ikigaragaza ko nyiri umusore nyine. Tubiceceke. Okay. Abakobwa murumva ko bari abasore bari hirya gatoya Gituza ndetse na Mabo nibo bamaze gufata umwanya wabo, ariko Barizo Bukombe nakiriyoke urumva ko aracyari ku isoko. Ushobora kwandika muri comment nyaboneka nagushaka. Reka twikomereze n'ikiganiro. Reka dutandukire gato tuve mu muziki twigire mu buzima busanzwe. Ubusanzwe umuntu azabasanga he? Kagari Kanganda, Karere ka Kirehe, Murenge wa Musasa. Murenge wa Musasa. Okay, Just Boys ushaka kutureba wajya kuri YouTube no kwandika Just Boys. Wabakoze umuti cyane. Just Boys. Yes, byo gusa. YouTube channel yacu ni Just Boys. Ako ngako. Yes. Ibyo byonyine nta bindi. Ubundi hagahita hirage. Giti mu jisho tumubona uko. Akundi giti mu jisho nindi mwashaka kuvuga. Nawe waba. Nanjye raba giti mu jisho bitewe nuko witwaye. Giti mu jisho n'umuntu wumva agashyira mu gutwi kandi bamubwira agatoramo ijambo rye. Giti mu jisho uwo bireba. Icyo bishatse kuvuga. Ubutumwa bukurebye ugomba kwikosora. Ako Gitu kuvuzanye umugore ashize nk'imyaka ingahe? Ndakeka no muzanye 2016. Na 16. Harimo imyaka nuramuca inyuma. Nta oya twanira yitigwana no. Barasezeye barazambikanye. Kosa no kudacana no gucana ni kosa rikomeye cyane. Ubwo umuca imbere. Oya arakono nuko bake ibireba ni. Babo yamarareba nkaho yabikoze. Umutima ni mubi. Umutima ni mubi. Guca umugore inyuma ni icyaha. Kuko bamuzanye umukunzi. Okay. Reka twitangira ubutumwa kuba dukurikiye kugira ngo bagire icyo basigarana kuri mwebwe. Ese reka tuhere kuri Just Boy. Mu Rwanda amatsinda y'umuziki ari kugenda akendera. Habanje kubaho Urban Boys iratana, haje kubaho za Brothers ziratana, haje kubaho
za Just Family ziratana, haje kubaho Dream Boys ziratana, mwebwe mwitwaje iki? Just Boys mwitwaje niye ntwaro mufite igaragaza yuko umuziki wanyu uzagera ku rundi rwego mushaka kugeraho? Yes, murakoze cyane. Burya icyambere kugira ngo mugere ku gikorwa kandi kugira ngo mutere imbere no kugira ute no kugira aho mushaka kugera nyine kwaho mushaka kugana. Ubwo bw'ikintu twebwe tugomba gukora ntago twarebera ngo kuyandi magroupe yatandukanye cyangwa se ngo bigende gute. Ikintu dukeneye no gutera imbere mu muziki. Wenda hari igihe gishobora kugera bikaba, ariko twebwe nka Just Boys ntago ibyo ngibyo bishobora kugira ute kuba byabaho. Niko tubitekereza. Kireka nka Satana aramusaje akabyivangamo, niko nayivugamo ubwo ntimuteze gutaha. Ibyo ntago tunabitekereza. Nabo batanye nabo ntago bishobora kuba batarabitekerezaga. Yes. Okay. Twitega ikirero mu myaka iri imbere, dore covid yaraje izambya byinshi. Umuntu wese uramubaza se byagenze gute, ati covid yarabizambije, cyangwa mwebwe ntabwo yabagezeho? Covid iri hose, ariko bitewe navuga ngo n'ubwirinzi ntago yigeze tugeraho twebwe, ariko karitse twatwamo iyo ntago yaburamo. Ubwo systeme no kwirinda n'agapfukamunwa. No kwirinda neza gupfuka n'amazuru. Okay. Reka twikomereze. Okay. Gituza. Ni ryari waje mu muziki? Imyaka ndi kubara mu muziki yo ni myinshi. Gusa n'ibikorwa ni byinshi. Naje 2014. Nkora nzamuryohereza, nkora yanze gushaka, nkora bino kigunu, nkora inyundeka. Izo zose wazikoreraga muri studio? Na mu studio atandukanye. Hari studio nabanje gukoreramo bita Unlimited. Nkorera muri Ufite studio muri na Brown indirimbo bita yanze gushaka. Nongera nkorana na Brown na Fazo none indirimbo bita nzamuryohereza. Nongera nkorana na Brown none indirimbo bita nyina kigunu. Nongera mu 2016 nkora indirimbo bita iyundeka. Iyundeka nayikoranye n'umu producer bita Touchman Mavoko yari hano wacu Kirehe. Bari Kenya ndakeka. Bari muri Kenya. Turongera dukora indirimbo bita muri jariyo turihubu. Kabariyo turiho, ariko mbere yaho hari n'indirimbo bita nsezeranya. Hakaba n'indi ngukunda nafatanyije n'abajama banje arimo na ba The Chris Kirima na n'umutipo wo bitaga Abdul. Ubwo umuziki wagiye ukomeza gutyo, ariko ndi kubona biri kujya bigenda mbere nuko covid yaje byivangamo, ariko imbaraga ni zose manira turinze zakomeza dukora akazi nkuko bikwiye. Okay, mu muziki uzamo ninde wakwenspiraga ukumva ushaka kuza mu muziki? Ibindi byose bamwita Bebeko. Akazamo na Jose Camille. Mu Rwanda nuwe muhanzi ufata icyitegererezo? Hari benshi baririmba neza nkumva, ubundi kenshi na kenshi nkunda indirimbo. Ushobora kumva indirimbo imbaye nziza umuhanzi nkahita mukunda cyane. Muri iyi minsi murakunda iyi? Muri iyi minsi ndimo ndagenda nkunda Syntax. Za Syntax. Reka twikomereze. Syntax urabubyumva, murakora imiti. Mabu, honest. Abakobwa bari kugukunda, ariko mu biravugwa ngo nganda yose ngo barakugarukiye ngo batitaye kwa shatse. Ngo barakugarukiye batitaye kwa shatse. Barekuye. Ufite uw'Imana, Imana yamaye. Utuvuge yuko muri make aragira ngo utabyasasa mu Mabuwani n'umwana witonda cyane. Wenda nuko wenda uri kugira ngo umugore bitamugeraho, none se ku umustari ntago ari ikintu cyoroshye. Buriya karitsiye mufatwa mute? Twe nabirenze ariko. Twe nabirenze. Ari igihe umustari avuga ati nge sinajya kuvoma,
mwebwe mujya muvoma no gusenya n'udukwi nadusenya n'isuka nayifata nkajya guhinga kuko nibyo bitunze umuntu utuye isi uwo ari we wese. Akazi k'umunyagara, kazi ni kazi, fanya mbio hakuna michezo. Akazi k'umunyagara. Reka muduha akaririmbo kanyu babiri hanyuma twumve uko byifashe. Nkunda uburyo twuzuzanya sho, nakunda uburyo nyisanzuraho, humura baby ninjye nawe, turi kumwe hane. Numvishe cya Bukombe. Reka twumve naye Mabu. Kuraho se? Cyane n'ahandi ntacyo. Upfa kuba uhari. Naragiye ngiye mu Bisumizi aho bita Biryogo, ngiye gukoresha kagoma mpura n'umukobwa ufite ishusho nk'iya Mariya nyina wa Yezu. Muhakana mbakanje yari bumamagare yo ibindi kuri YouTube. Ni kuri Just Boy. Reka twikomereza. Umuhanzi kazi Mabu niwe ndi kubaza. Mu Rwanda uprefera ninde? Ukunda umuhanzi kazi w'umukobwa mbese? Nakundaga Pasi. Waramukundaga? Byanyanga. Harapfa ariko nta kimana ishimwe. Imana ishimwe. None warawe. Cyangwa nuko washatse umugore? Muri music n'ahandi. Ni music. Ubu ngubu uri gukunda nde? Wowe wakundaga ukunda nde? Ninde wumva ko ari fresh? Witwa Muteramundu Julienne ni sheri wanjye. Ubwo niwe muhanzi kazi urenze abandi. Reka twumve barizo ukunda umuwe muhanzi kazi. Yesa mu buhanzi kazi nkunda. Nkunda kuva na kera. Banyuspiye muri music. Mu banyuspiye nyine. Ni Knowless. Yes. Tutitaye ko Knowless ari umugore wa Clement. Muri kumwe mu nzu? No. Nta nubwo byanashoboka. Birashoboka. Muri kumwe mu nzu uwa babiri. Akwemereye kumukora ahantu runaka. Niye wakora? Aramutse abinyemereye. Bon. Icyambere hano namukora. Akora he? Tubwiza ukuri utatubeshye. Hose yahakwemereye. Ni ku musatsi. Bamukora ku musatsi. Ese muhuye n'iki wamusaba? Namusaba? Bo. Namusaba collaboration. Yes. Okay. Reka twikomereze gituza. Mu bahanzi kazi babaho mu Rwanda bakundana. Bahanzi kazi hafi ya bose bundi indirimbo zabo zirandyohera. Hari igihe asohora hiti yumva kabaye. Ariko nanone hari umuhanzi uburenze abandi. Bari abakobwa Carina Nina ndabemera. Nkunda uburyo bakoramo gahunda zabo. Ahubwo ni imbyino zabo uko bategura mbese hari hose baba batwitse. Okay, uramutse ugize amahirwe yo kubona abagabo bagera kuri 4. Harimo uwo bita Badrama, harimo uwo bita Alex Muyoboke, harimo bita Alemku, harimo uwo bita Bruce Melody. Bose bafite amarebo ari gukora mu Rwanda. Ni yihe lebo wumva wajyamo? Kwa Melody. Hano umusaza. Melody urabe wumva? Abandi ariko simbirenganyije ariko Melody. Melody number 1. Reka twikomereze Mabu. Mwebwe nka Just Boy. Bari yihe lebo mwabarizwamo muramutse mugize amahirwe yo guhitamo lebo yo kubamo? Lebo Muyoboke yageze kujya akora. Ubu ntagacyumvika cyane. Ariko agufasha ukuboko hashye. Twagenda. Twarara amajoro twandika. Okay, reka rero dutanga ubutumwa ku bantu badukurikiye hanyuma tugane ku musozo. Mbere y'ibindi byose murakoze. Ndabemera cyane. Kiza no gukora akazi ugakoresha ingufu ugakoresha imbaraga kandi cyo mbasabye no kugira ngo tuzamurane twisungane muri music
ebana dusabe indirimbo dukore music dufite gahunda dufite imbaraga na babandi twari turi gucika intege tuzamuke ibyiza biri imbere. Aha Just boyz ikintu dushaka ni ukudushyigikira nk'abafanizi bacu tugatera imbere ubu ngubu ni nkaho nibwo twaba tugitangira muri music kugira ngo iyi ni fondasiyo twatangiye. Ubwo rero nta kiri nabwira kandi indirimbo zacu mushaka kuzumva uko zingana mwajya kuri YouTube channel yacu yitwa Just Boyz twabivuze. Okay. Yes. Reka tubashimire rero mwe mwari muduteza amatwi ni Kabu Nation ngende KB Mix nkuko bisanzwe twari kumwe kandi na Claude Phonetech ugufitiye ibyuma byose bya electronique ugufitiye kugukorera telefone yagize ikibazo haba kuyiflashinga ndetse n'ibindi ugufitiye ibikoresho bya Star Times ndetse no kubikwestarira mu buryo bwiza aherereye inyakarambi mu mujyi mu marembo yahahoze ikirezi hanyuma tugakomeza tukamerwa neza. Bakoze subscribe reka tubashimire namwe mugiye kwikora none murakazi mugira amahoro.